Aha ngaha bisaba kugira ngo umuntu yandike amagambo agiye kuvuga kubera buri munsi hano buri wese araza akandika ibyo ashaka akavuga kuri buri muntu wese ashaka, akaza agatega amatwi ibyo ashaka byose akajya kubitangaza, ariko ndatekereza ko uyu munsi abantu twamajije kumenya ubuzima icyo ari cyo, abatarabumenya abo ngabo nabo hari urwego tubabariramo byanga bikunda. Uyu munsi twabwiwe kenshi guca bugufi, tubwirwa kenshi ko umuntu agomba kwitwara neza muri ino si kugira ngo agire iherezo ryiza, ndetse tukabihera kuri ba bandi batubanjirije. Ni ibisekuru bingahe bimajije kugenda uyu munsi. Papa wawe uyu munsi ashobora kuba ariho ariko papa we ntago ariho. Papa wawe arahari ariko sekukuru wawe ntago ahari. Niba na sekukuru wawe ahari ariko sekuruza we ntago ahari, birashoboka na sekuruza wawe arahari ariko nanone sekuruza wundi ntago ahari. Ibi ngibi niyo mpamvu binteye kuvuga nta kintu na kimwe nanditse cyangwa se ngo mfate urupapuro n'ikaramu ngo nandike amagambo ngiye kuvuga. Byonyine buri muntu wese aho aca aho agenda avugana nabo byonyine bitubera isomo. None aha ngaha turimo kuvugana ushobora kuba uri mu muhanda urimo kumva aya majwi uri mu muhanda, cyangwa se ukaba urimo kumva ano majwi wicaye mu biro, cyangwa se ukaba uri kumva ano majwi uri muri tuwarete, ndetse nta nubwo wanatinya no kumva amajwi nk'aya ngaya baba bari mu nsengero ndetse n'ahandi. Ibi ngibi rero impamvu umuntu agomba kuba yabigarukaho akabivuga kandi atarinze no kujya gufata impapuro, kuko ino si irimo kutwereka ibintu byose twari twarategereje. Hari ibintu byinshi twategereje kubona ko turimo kugenda tubibona. Uyu munsi mbazaniye inkuru ibabaje y'agahinda gakomeye. Ntekereza yuko buri muntu wese ufite ubwenge uyu munsi ibi ngibi arabizi. Urimo kugenda kuri ino si uyu munsi uri icyamamare, uri umustar, ufite akazi keza, ufite promotion mu kazi ukora, ufite igikundiro ahantu ariho hose. Reka mbibutse akantu gatoya. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 twigeze kubona video yacicikanye cyane y'umusore bita Justin Bieber. Uyu Justin Bieber ku bantu bakurikira imyidagaduro cyane arabizi cyane, yari umusitari ndetse yagize n'amahirwe aba umusitari akiri umwana. Yarakuze akura mu bintu byose byiza, akurira ahantu heza, ibintu byose ari byiza, amafaranga yarayabonye, imodoka agenze mu modoka nziza. Ariko uyu munsi muzi gukurikira inkuru ye neza ku bantu bashaka cyangwa se ku bantu bajya bashakisha ku mbuga zigiye zitandukanye. Uyu ni umustar abantu benshi bakunze kandi bamukunda mu ruhando rw'umuziki. Abantu bamufatiye icyitegererezo ari abantu benshi, na n'ubu ngubu hari abandi bagitera ikirenge mu cye kandi bakabikora neza cyane. Uyu munsi rero reka mbaganirize ku nkuru ye, wenda byaba impamvu yo kugira ngo uyu munsi ibyo uri gukora cyangwa se ibyo urimo byose bihagarare. Fata agapapuro k'ikaramu wandike iyi nkuru. Uyu ni umusore w'imyaka 30 uyu munsi. Icyo gihe 2022 yari afite imyaka 27. Ubu ngubu afite imyaka 30. Abantu bagiye ku mbuga nkoranyambaga ze baramwandikira bamubaza ati kubera icyo utakigaragara ku rubyiniro uririmba cyangwa se uvuga ya magambo meza tukuziho n'ibindi byinshi cyane. Uyu muhungu kubera ibitekerezo by'abantu benshi bagiye bamugaruraho cyangwa se bagiye bamuvugaho, kubera ibitekerezo by'abantu benshi bagiye bamuha, yaragize gutya agahinda karamwicaye, nawe afata telefoni afata video arababwira ngo nubwo mumbona gutya ntakivuga, nta hantu hamwe mbona haba ku mafoto cyangwa se n'ahandi, icyo nababwira ko nuko nagize ikibazo, nararwaye. Aravuga ati nararwaye indwara bita pararize y'igice kimwe cyo mu maso, ntabwo hakora neza, nagaragaza amafoto bigaragara ko cyangwa se agaragaza amashusho bigaragara ko neza ko ari byo. Nubwo abantu benshi bavuze ngo ibi bintu yaba biterwa n'iki se, agahinda gakomeye kamutera ibintu yaragakwiye hehe. Bamwe ati ni umugore wenda cyangwa se ni bamwe mu muryango ariko bagenda bashidikanya ibintu byinshi. Uyu munsi ku bantu bitegereza amafoto ye neza, wenda nirinze kuyagaruraho aha ngaha kubera ko aha ngaha kuri izi mbuga hari ukuntu ushobora gupostinga ikintu cy'abandi cyangwa se ugashyira ikintu cy'abandi ugasanga baguha result content cyangwa se barakwihanirije baguha copyright. Ariko uko ushaka cyangwa se ushoboye gushakisha araza gushakisha ayo makuru, araza gusanga ariyo. Ku myaka ye 30 afite uruhu rukanyaraye, yamajije gukanyarara
ku ruhu rwe amajije kumera nk'umusaza w'imyaka nka 70. Bavandimwe ndetse n'abandi mwese mukurikira ibyino si, ndatekereza neza wagira uwo amahirwe ufite amaso abiri areba. Niba udafite n'amaso abiri byibura ufite amatwi areba. Niba udafite amatwi areba ariko ufite byibura ibihimba byose bikora neza. Uyu munsi itware kuri ino si nk'aho uri umugenzi, kandi umunyabwenge yaravuze ngo iyi si ni inyanja, kandi ngo n'uwagerageje kuyoga kugira ngo ayitereze ntiyigeze abibasha. Wowe urinde, njye ndinde, rero icyiza muri ibyo ngibyo nakugira inama yo guca bugufi kandi tukagirana inama z'ibyiza, kubera ko uyu munsi agezweho icyo bita ishyari. Ubona mugenzi wawe ageze ku cyo ageraho ukamugirira ishyari, nyamara biragezeho nawe nta kintu azabikoresha uretse ko ari umutako w'ino si, azabisiga kandi abo azabisigira bashobora kutazabisigasira nk'uko yabisigasiye. Rero mu by'ukuri inama nakugira nanjye nakwigira ni uko twarushaho gutinya Imana, kubera ko ku Mana niho tuzasubira, kandi Imana nishobora byose. Niba ubyumva nkanjye, hanyuma iyi video yisharinga abantu kandi unagire inama nawe abantu uko ubishoboye kugira ngo turusheho kubaka isi